umwami w'u Burundi ndavuga neva nuko ari gusigaye Imana igiye kukuvuna. Rero njyewe ndamubara nk'utari hose ubwa mbere mbivuze, mwebwe mudukunda kandi mutega amatwi ibiganiro byacu, twifitiye confidence nta bwoba dufite bwo kuvuga ibi bintu. Imbaraga Imana yaduhaye zirakomeye cyane, kandi ejo aho bukera tuzaba dushima Imana tuvuga gukomera kw'Imana. Amarira y'abarundi baraboroze bagira ngo Imana ntibumva, Imana yarabumbise. Nimuhumure, Imana igiye kubarengera kandi igiye kubatabara. Nimuhumure abarira mwihanagure, gutabarwa kwanyu kurabonetse. Ibirenga mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 ndetse n'ukwa 10, mu kwa mbere itariki ya mbere muzaze dusangire akaboga, turamye Imana tuyihimbaze, tuvuge ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Natwe turishimye kuko Imana igiye kudukuraho inkoni y'abanyabyaha n'ingogo yabo. Imitwaro bari babarabahekesheje igiye kubava ku bitugu. Igihe mwari mumaze kuri uwo musozi wo kubaho nabi, nta gitoro, inzara, ubukene, nta madovize, nta mafaranga, ibyo bigiye kurangira. Gereza zizafungurwa, abari baboreyemwo bitahire mu mahoro, nabo bari biremwa. Kandi Imana irabakunda, bavukiye amezi 9 nkayo ababatwaje igitugu bavukiye. Rero Imana ishimwe kandi habwa icubahiro. Uwiteka yibutse abantu be. Data mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'ineza yawe, kubw'ibitangaza n'imirimo ikomeye udukoreye. Natwe turishimye kandi turanezerewe. Imana ishimwe. Rero mu bundi buryo ndasenze, nubwo byagaragara nkaho nasenze, ariko ndasenze kandi nishimiye Imana. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho ngo Uwiteka aza abantu be. Imana yibutsa abantu bayo mu gihe gisa n'iki ngiki. Amazina ni Bishop Buhungu Abeli, mwari mubanye kuri izi kamera. Uyu munsi nambaye imbaraga, murabona ko mvuga nk'umuntu yambaye rasoro y'Uwiteka. Ndakubaza ikibazo kimwe utari wasoza kuko ndabona ugana umuntu w'Imana, munyamakuru nkunda cyane. Iyo uvuze ngo azapfa cyangwa bazapfa, uvuga ko CNDD FDD izibagirana, bazagwa mu gihugu cyangwa bazapfa bagenda? Ahari abazapfa bagenda, bagapfa umugenda, ni ruto ariko bazashiraho rwose, kuko Farawo aribasiwe. Igihe Uwiteka yashira inziga ku magare y'ingabo za Farawo, ntabwo Farawo yasigaye, n'ingabo ze zose zashiriye mu mazi. Rero ifarashi ibona uwayigenderaho, Uwiteka yabiroshe mu kiyaga. Ni ukuvuga ngo ntabwo bariho rwose, nubwo batabyemera. Njyewe erega Nowa yari yababuriye, erega Nowa yari yababuriye, imvura iragwa amazi arabarengera, erega Nowa yari yababuriye. Emenitekere ufarisini, emenitekere ufarisini, wapimye ku gipimo neva we, ubwami bwawe bwanyazwe. Ibi tuvuze nta wundi yabisobanura uretse Bishop Buhungu Abeli. Iyo uvuze ko umugambwe CNDD FDD utazasubira ku butegetsi cy'amanda yarangiye, hari indi migambwe yishimye kavuga ati ntabwo tuzabibuka, ntituzanabakumbuka, hari indi migambwe ruzabaho rwo kubibuka, ntibazanaririmba. Yego, hari indi migambwe ivuga ati ubwo nitwe tugiye gukurikiraho tukayobora. No, Uwiteka yarabyanze. Nta migambwe habe n'uyu n'umwe. Ibyo bintu ntibizongera kumvikana no kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Hagiye kubaho umugambwe wa Kristo Yesu, hazabaho ishaka rivuga ngo n'abarundi n'abarundikazi. Nta CNDD, nta Iprona, nta FNL, no, ibyo ntibizongera kubaho. Nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa, ibyo ntibizongera kubaho mu Burundi. Izo ngengabitekerezo ndayivumye mu izina rya Yesu. Turafite umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame dukomoraho ibintu byiza. Ingengabitekerezo ntizongera kumvikana. Imana imuha amahoro n'imigisha. Yarwanyije ibintu by'ingengabitekerezo, ibintu by'amacakubiri abikuraho. Ibyo bintu bivuze mu Rwanda no guhita bagucukurira icyobo. Ntabwo ibyo bintu bizongera kumvikana rwose. Tugiye kwinjira mu kintu cyitwa ineza y'Imana, amahoro aryoshe nk'amata n'ubuki.
ya ijambo riboneka muri Ezekiyeli ibice 30 hera ku murongo wa 20 ugeze 22. Ntabwo tujya kure ngo tujye mu bintu byinshi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ezekiyeli ibice 30 turahera ku murongo wa 20. Yego. Haravuga ngo nuko mu mwaka wa 10. Yego. Nuko mu mwaka wa 11 mu kwezi kwa mbere ku munsi wa 7. Yego. W'uko kwezi ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu, yego, navunnye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa, kandi dore ntabwo kwapfutswe yego ngo gushyirweho umuti, yego, ntikwashyizweho igitambaro, yego, kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota. Yego, ngo ntikwigeze kuvurwa cyangwa se ngo gupfukwe nta gitambaro cyakugiyeho ngo gukomeze kubone imbaraga zo gufata inkota, bakomeze guhemukira no kwica abantu Imana yaremye. Twakomeze. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye Farawo, umwami wa Egiputa, umwami w'igihugu cy'u Burundi, uwo ni Neva. Nzamuvuna amaboko yombi, uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye, n'ukwari gusigaye. Aho ni mu kwa 6 no mu kwa 7 ntibirenga. Kugikomeye kandi, yego, inkota iri mu kuboko kwe, nzayigusha hasi. Abanyegiputa nzabatataniriza mu mahanga, mbateragane mu bihugu yakomeza, amaboko y'umwami w'i Babuloni nzayakomeza, inkota yanjye nyishyire mu kuboko kwe, ariko Farawo we nzamuvuna amaboko, iryo siga rizasiga, azanihira cyane, ameze nk'uwakomeretse, uruguma rwica, ntazakira kandi ntazabaho. Imana ishimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Murakarama mw'abantu mubanye natwe kuri izi channel zirenze imwe, kuri ibi binyamakuru Imana yaduhaye kugira ngo n'abari kure bumve, cyangwa se mbwire gito cyanjye n'icundi cyumvireho. Imana ishimwe. Ndahari rero ku bwanyu, ndahari ndi impano Imana yahaye abatuye isi kugira ngo mwumve icyo Imana ivuga, kandi murakarama nimukomeze kugubwa neza, mugirirwe neza n'umwami nkorera, umwami wampamagaye, Imana y'amahoro, Imana idasaza ngo yitwaze akabando, Imana itanurwa imvura iguye ngo ihunge. Murakoze cyane, ndabizi muradukunda kandi muduteze amatwi muri benshi. Rero Imana y'amahoro nibampera umugisha, abankunda nanjye ndabakunda, abankunda Imana izabakunda, abankunda Imana igiye kubaha icyubahiro guhera mu kwezi k'umunani ndetse n'ukwa 9 n'ukwa 10 n'ukwa 11 n'ukwa 12 ndetse mu mwaka utaha kuri bonane, ubwo ni ya mbere y'ukwa mbere, muzaze dusangire umunsi mukuru mu izina ry'umwami wacu Yesu. Tumaze kwicara ku meza z'abakomeye, tuzavuga ngo Imana iduteguriye ameza imbere y'abanzi bacu. Abantu rero mwahora mwibaza ngo ibyo mvuga ntibizasohora, mwumvise ko umwami w'u Burundi, ndavuga Neva, nuko ari gusigaye Imana igiye kukuvuna. Rero njyewe ndamubara nk'utari hose ubwa mbere mbivuze. Mwebwe mudukunda kandi mutega amatwi ibiganiro byacu, twifitiye confidence, ntabwo badufite bwo kuvuga ibi bintu. Imbaraga Imana yaduhaye zirakomeye cyane, kandi ejo aho bukera tuzaba dushima Imana, tuvuga gukomera kw'Imana. Amarira y'abarundi baraboroze bagira ngo Imana ntibumva, Imana yarabumbise. Nimuhumure, Imana igiye kubarengera kandi igiye kubatabara.
nimuhumure abarira mwihanagure, gutabarwa kwanyu kurabonetse, ntibirenga mu kwezi kwa munani n'ukwa cenda ndetse n'ukwa cumi, mu kwa mbere itariki ya mbere muzaze dusangire akaboga, turamye Imana tuyihimbaze, tuvuge ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye kuko Imana igiye kudukuraho inkoni y'abanyabyaha n'ingogo yabo, imitwaro bari barabahekesheje igiye kubava ku bitugu. Igihe mwari mumaze kuri uwo musozi wo kubaho nabi, nta gitoro, inzara, ubukene, nta madovize, nta mafaranga, ibyo bigiye kurangira. Gereza zizafungurwa, abari baboreyemwo bitahire mu mahoro, nabo bari biremwa, kandi Imana irabakunda, bavukiye amezi 9 nkayo ababatwaje igitugu bavukiye. Rero Imana ishimwe kandi habwa icubahiro. Uwiteka yibutse abantu be. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'ineza yawe, kubw'ibitangaza n'imirimo ikomeye udukoreye, natwe turishimye kandi turanezerewe. Imana ishimwe. Rero mu bundi buryo ndasenze, nubwo byagaragara nkaho nasenze, ariko ndasenze kandi nishimiye Imana. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho ngo Uwiteka aza abantu be. Imana yibutsa abantu bayo mu gihe gisa n'iki ngiki. Amazina ni Bishop Buhungu Abeli, mwari mubanye kuri izi kamera. Uyu munsi nambaye imbaraga, murabona ko mvuga nk'umuntu yambaye rasoro y'Uwiteka. Ndakubaza ikibazo kimwe utari wasoza kuko ndabona umuntu w'Imana, munyamakuru nkunda cyane. Iyo uvuze ngo azapfa cyangwa bazapfa, uvuga ko CNDD FDD izibagirana, bazagwa mu gihugu cyangwa bazapfa bagenda? Hari abazapfa bagenda bagapfa umugenda, ni ruto ariko bazashiraho rwose, kuko Farawo aribasiwe. Igihe Uwiteka yashira inziga ku magare y'ingabo za Farawo, ntabwo Farawo yasigaye, n'ingabo ze zose zashiriye mu mazi. Rero ifarashi ibona uwayigenderaho, Uwiteka yabirose mu kiyaga. Ni ukuvuga ngo ntabwo bariho rwose, nubwo batabyemera. Njyewe erega Nowa yari yababuriye, erega Nowa yari yababuriye, imvura iragwa amazi arabarengera, erega Nowa yari yababuriye. Emenitekere ufarisini, emenitekere ufarisini, wapimye ku gipimo nebawe, ubwami bwawe bwanyazwe, ibituvuze nta wundi yabisobanura uretse Bishop Buhungu Abeli. Iyo uvuze ko umugambwe CNDD FDD utazasubira ku butegetsi cy'amanda yarangiye, hari indi migambwe yishimye kavuga ati ntabwo tuzabibuka, ntituzanabakumbuka, hari indi migambwe ruzabaho rwo kubibuka, ntibazanaririmba. Yego, hari indi migambwe ivuga ati ubwo nitwe tugiye gukurikiraho tukayobora. No, Uwiteka yarabyanze. Nta migambwe habe n'uyu numwe. Ibyo bintu ntibizongera kumvikana no kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Hagiye kubaho umugambwe wa Kristo Yesu, hazabaho ishaka rivuga ngo n'abarundi n'abarundikazi. Nta CNDD, nta Iprona, nta FNL, no, ibyo ntibizongera kubaho. Nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa, ibyo ntibizongera kubaho mu Burundi. Izo ngengabitekerezo ndayivumye mu izina rya Yesu. Turafite umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame dukomoraho ibintu byiza. Ingengabitekerezo ntizongera kumvikana. Imana imuha amahoro n'imigisha. Yarwanyije ibintu by'ingengabitekerezo, ibintu by'amacakubiri abikuraho. Ibyo bintu bivuze mu Rwanda ni uguhita bagucukurira icyobo. Ntabwo ibyo bintu bizongera kumvikana rwose. Tugiye kwinjira mu kintu cyitwa ineza y'Imana, amahoro aryoshe nk'amata n'ubuki. Yes, reka tugushimire. Nukuri kw'Imana nanjye ndabashimiye n'abari badukurikiye bose.